Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. Cyapa gisobanura iki? Cyapa gifite ishusho y'uruziga, ko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujijwe kunyura ku bindi binyabiziga. B, gutambuka mbere ku binyabiziga bituruka aho ujya. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga, na B gutambuka mbere ku binyabiziga bituruka aho ujya bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ese ninde uratambuka mbere? Turebere mu birango. Hari agafresh kari iburyo gasa umutuku, akari ibumoso gasa umukara. Ese ninde uratambuka mbere? Haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka imbere aho weho uri kujya, kubera ko weho uzaba uri kugendera mu ruhande rw'iburyo, uri mu mutuku. Mu mutuku ntabwo yemerewe gutambuka mbere, hazatambuka mbere uri mu mukara. Muri make abaza bagusanga nibo bazatambuka mbere, bari kuva aho weho ugiye kujya. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Tugiramo kwatana ibyapa byo ku mihanda, video irahari, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyireba, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikane kandi gifite ubugari budagiye kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba kigenewe iki? A, ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B, ahanyurwa n'ingorofani. C, ahanyurwa n'ibinyamitende. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'ibinyamitende. Batubwiye ngo igice cy'inzira nyabagendwa, bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa n'ubundi uzumve ko hagomba kunyuramo ibinyabiziga, ariko ngo kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye, ngo ariko ngo gifite ubugari budahagije ku buryo imodoka zitacamo. Rero icyo gice kiba kigenewe ibinyamitende. Niyo mpamvu duhisemo C, ahanyurwa n'ibinyamitende. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, gufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 07
0788 9 9 5 16 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kirikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo ikuruwe n'ibihe binyabiziga: A igare, B velomoteri, C ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ntango zino pikipiki ziba zifite utunyabiziga twometse ku ruhande rwayo aba ari nk'iyisanzwe ariko ifite ikintu mu rubavu kimeze nk'igisanduku, nicyo bita akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Rero niba iri gukurura romoroki, iyo romoroki ubugari bwayo niba bugomba kurenza ibipimo ngo birenge kwako kanyabiziga kari ku ruhande. Niyo mpamvu kwa ino pikipiki ifite akanyabiziga komeze ku ruhande rwayo, iyo romoroki iri gukururwa ubugari bwayo niba bushobora kurenga ino pikipiki. Ndizera ko ramsamo se, ndizera ko ramskandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kirangwa n'ubuso bw'ibara risa riti: A umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B umweru. Kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru, nta kirango. Bari batubajije amabara y'ubuso, ubuso rero aba ari umweru. Ndizera ko ramsamo rero B, ndizera ko ramskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Abona ko ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi kureba iriya video nagukoreye, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Cyavuze ihoni iki kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibe binyabiziga: A amapikipiki, B velomoteri, C ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B velomoteri, niyo igira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Nuwa ngo velomoteri yivugije ihoni kiri muri metero 20 uba wabyumva. Ndizera ko ramsamo rero B, ndizera ko ramskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga bikora ku mihanda n'ibinyabiziga ndakumirwa biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Icyo kibazo niba kikubaza uzahita ugikora. Ikintu mba nkoze mba kikubwiye hakiri kare kugira ngo ure nacyo mu kizamini wakora mu kanya ugifite amakuru ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A aho imihanda ihurira, B inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D
nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga ngo ifungana ry'umuhanda, kubera ko urabona mu birango umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere, rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Rero tuzavuga ko ari ifungana ry'umuhanda. Mwa bino bisubizo bine baduhaye, hari ahantu ubonye handitse ngo ifungana ry'umuhanda? Ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, tuvuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, ukavuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Hano impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, uvuga ko ari ifungana ry'umuhanda. Rero hariya ntabyo bari bashyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona babishyizemo, uhita ugikora kubera ko mbabikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenga ibihe bipimo: A santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B bugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Abari santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, noneho baba bashyizeho imizigo ubugari ntarengwa budakuka bukaba metero 2 na santimetero 50. Niba ari nk'igare, iriya ntebe yayo byibura bigomba kuba ari santimetero 30, noneho baba bashyizeho nk'imitwaro, ubwo bugari bwayo niburenge metero 2 na santimetero 50. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C, ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Babibujijwe hehe? A hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. B hafi y'aho abanyamaguru banyura. C hafi ibice by'umuhanda bimeze nabi. D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku binyabiziga bindi, kudepasa amakamyo, kudepasa za romoroki birabujijwe uretse ikibiziga bibiri. Muri make icyo wemerewe kunyuraho ni bino by'ibiziga bibiri, harimo nk'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande cyangwa se za velomoteri n'ibinyamitende 2. Bibujijwe rero kunyura ku ibyo binyabiziga bindi, ariko ibyo wemerewe kunyuraho ni iby'ibiziga bibiri. Rero bibujijwe hehe? Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, hafi y'ikiraro hari umuhanda ufunganye, cyangwa se hafi y'aho abanyamaguru banyura. Murabizi gutwarira ikinyabiziga mu nzira z'impande z'abanyamaguru biba bibujijwe, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, mushobora kugera ahantu umuhanda wangiritse, naho biba bibujijwe. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwaho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara sati. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. B umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. C umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango kiri mu ibara ry'umutuku n'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro ariko cy'ukuri nta kindi ni a, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Bakoresha ibyapa bitegeka, hari nk'imirimo iri gukorwa mu muhanda, hari n'akandi kajambo bashyizemo ngo hategetswe kunyurwa. Bakivuga ngo hategetswe, n'ubundi bagomba gukoresha ibyapa bitegeka, kandi ibyapa bitegeka murabizi biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Niyo mpamvu duhisemo a. Rero ndizera ko ramusitamo a, ndizera ko ramusikandika ku gapapuro. Ni ugusoma ikibazo neza ukareba inshinga bakoresheje, wakumva ibuza ukamenya ko uravuga mu byapa bibuza, wakumva bavuze ibitegeka ukamenya ko urashakira mu byapa bitegeka. Hano bavuze ngo hategetswe kunyurwa, bise bituma dutahura ko igisubizo cya nyacyo ari a, kubera ko ibyapa bitegeka birangwa n'ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndizera ko ramusitamo a, ndizera ko ramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Kiba giteye ku buhe buryo? A, ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umukara. B, ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C, ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho abari impande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Murabizi icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso buba busa ubururu n'ikirango kiba kiri mu ibara ryera. None uri kubona hano atari byo duhisemo, nibyo duhisemo. Ndizera ko ramusamo B, ndizera ko ramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngo ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Iyo bavuze ishusho y'icyapa no kukubaza ese icyo cyapa ni uruziga, ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isangano rifite ishusho ya T. B, inzira idakomeza. C, aho batelefonera. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo, bakakubaza ngo isi icyapa kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara asate. Uzavuge ko ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ariko niba kikubaza mu buryo bw'ishusho gutya, uzamenye ko uzahitamo B, inzira idakomeza. Ndizera ko hano waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibe binyabiziga A, ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha. B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. C, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha. D, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Kiriya cyerekana umuvuduko bari kuvuga, ni nka kwa kundi uri mu kinyabiziga ukabona umuyobozi w'ikinyabiziga yajya arirukanka, ukabona hari imibare iri kuzamuka, cyangwa se yaba ari kwirukanka ukabona hari urushinge ruri kuzamuka bitewe n'imodoka. Kiriya nicyo bari kuvuga. Rero kiriya kiba kigomba gushyirwa ku binyabiziga byose bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu isaha. Ibitwarira hejuru ya kilometero 40 mu isaha byose bishobora kugera kiriya, kandi kigahora kiri ahantu umuyobozi w'ikinyabiziga areba neza, kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo gigume gukora neza. Ndizera ko aramusamo B, ndizera ko aramuskandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nticyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 13 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwaromoro kikurira na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenza ibihe bipimo: A metero 1.25, B santimetero 30, C santimetero 75, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Imizigo ntabwo ibigomba kurenga metero 1.25. Hari igihe duhitamo B santimetero 30, ariko hano duhisemo A. Ese tuzahitamo A ryari, tuzahitamo B ryari? Itegereze neza mu kibazo. Niba bavuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, uzahitamo A metero 1.25. Niba bavuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande ifite, uzahitamo santimetero 30. Ni gutyo babihindura. Impamvu babitinzeho ndabizi, icyo kibazo kirahari aho baba babihinduye noneho bavuze ngo ifite cyangwa se idafite, ibisubizo bigahinduka. Mba mbigusobanuriye hakiri kare kugira ngo ure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifite amakuru ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Kibazo cya 14 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, aho umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Bivuze ihoni ukomeze, C gabanya n'urangiza ukomeze witonze, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Uba ugomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhagarara. Niba ubonye umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ari kwambuka umuhanda, ntabwo wagenda ngo umugonge, ntabwo wavuze ihoni ngo ukomeze, kubera ko n'ubundi uko bari kugenda n'ukuntu ikinyabiziga kiba kiri kugenda biba bitandukanye. Uba ugomba guhita ufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhagarara, ukareka akabanza akambuka umuhanda ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndizera ko uramusamo A, ndizera ko aramuskandika ku gapapuro. Kibazo cya 15 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu: A ni meza kuko atuma ureba kure, B ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso, C akwizeza ko abandi bakubona, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni babi kuko arakugarukira akaguma amaso. Buriya amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu aba ari mabi kuko arakugarukira akaguma amaso, agatuma hari intera runaka utarebamo imbere yawe, bikaba byaguteza ibyago. Rero aba ari mabi kuko arakugarukira akaguma amaso. Ndizera ko aramusamo rero B, ndizera ko aramuskandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nticyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita
ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, komeza imbere gusa. B, aho kunyuranaho imbere. C, aho guhagarara umwanya munini. D, inzira y'icyerekezo kimwe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo bari kukubwira ngo komeza imbere gusa, ntago wemerewe kujya iburyo, ntago wemerewe kujya ibumoso. Nuvuga ngo icyerekezo gitegetswe aba ari ugukomeza imbere gusa. Bakunda kubikoresha nk'iyo habaye nk'icyago kidahoraho mu muhanda, kimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se hari imirimo iri gukorwa mu muhanda bakakwereka ahantu wenda bategetse bashaka ko muri buze guca, ariko mu gihe munabibona nk'iyo habaye umupira muri stade Amahoro, kabona babikoresheje bitewe n'imihanda bafunze, bitewe n'ahantu mutegetswe kunyura, bagashyiraho bino byapa bitegeka. Niyo mpamvu rero duhisemo A. Niba bakubwiye ngo komeza imbere gusa, ugomba gukomeza imbere gusa, nta kindi cyerekezo uba ugomba kunyuramo. Ndizera ko rero warabusamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Genda urebe iriya video, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka adakora yakora iki? Ugize ara kuri feruje, niko mubyita mu ndimi z'amahanga, aho ziba ziri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga biriya bimenyetso bimurika byapfuye. Ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B, gutwara neza nta gutinda mu isangano. C, guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. D, gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo hari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Kubera iki? Kubera ko hari ahantu haba hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero uba ugomba guca mu isangano n'ubwitonzi ukitonda nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, kubera ko n'ubundi biba byapfuye, ariko ukitondera n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga uhasanze. Ndizera ko ramusamo rero A, ndizera ko ramusika yandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ityo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? Abagomba gukora iki? A, kuvuza ihoni kugira ngo ayo matambuko atambuke. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C, kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D, kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo hari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ugomba kugabanya umuvuduko ugatambukana ubwitonzi kugira ngo utateza abandi ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ngomba kubyubahiriza mukagabanya umuvuduko. Ubundi uri kwirinda icyago aba ari uguhagarara cyangwa se kugabanya umuvuduko. Ubundi nujya mu kizamini urakora ukabona harimo ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, ibyo bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo. Ujye uhita ubishakiramo mu gihe uri kubona nta kindi wizeye 100%. Ndizera ko rero waramutamo igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe,
usibye mu nsisiro ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. buba bushobora kuva kuri metero 2 na santimetero 75 bukagera ku bihe bipimo: a metero 4, b metero 3 na santimetero 50, c metero 3, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni c metero 3 biva kuri metero 2 na santimetero 75 ibipimo bikagera kuri metero 3. Ndizera ko ramutamo c, ndizera ko ramucyandika ku papuro. Utari wayihisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Rero kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe ntabwo bigoye, ujya aho hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kikabaza ngo mu mijyi no ku mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ariyo yose ntushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntushobora kurenga ibihe bipimo: a toni 10, b toni 16, c toni 24, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kutubwira ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yose ibaho ntishobora kurenga toni 10, kandi hari amakamyo menshi ishobora gutwara nka toni 40, cyangwa usanga ni ikamyo ihetse izindi kamyo ikaba yatwara nka toni 50. Rero hano buno bwikorere baduhaye hari amakamyo menshi yaburenza. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko mu kibazo ho bari batubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ariyo yose ibaho ntibushobora kurenga bino bipimo, kandi hari amakamyo menshi yabirenza. Niyo mpamvu duhisemo d, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.